amasengesho ziraduterura zitwita abahanuzi kubera imbaraga amasengesho y'igihe kizaza. Amasengesho atuma tubaho. Amasengesho atuma witwa umubyeyi wari uri ingumba. Amasengesho aguhindurira amateka. Nukuri. Amasengesho atuma witwa irindi zina kubera imbaraga z'amasengesho cyane. Amasengesho atuma ubona bakwe ntabakwe wari uzabona. Amasengesho atuma ubona bakazana ntabakazana wari uzabona. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Amasengesho atuma amasengesho akwambura ibigunira by'ubwirabure reka kwambika igishura cy'umwenda. Nukuri. Amasengesho ya Dawidi yamwambuye igishura cy'ubushumba imwambika igishura cy'ibwami. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho. Nukuri. Amasengesho byatumye Sawuli ava ku ngoma bimika Dawidi. Nukuri. Imbaraga z'amasengesho izo. Yes, turabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe, share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha. Iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kurema ubuzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharingana bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Jirene nkunda kwabwira ngo n'umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe. Comment nazo zirakenewe. Ibirenze by'Imana iduhane. Guhaye ikaze. Murakoze cyane ndabyishimiye cyane. Shalom ndabakunda. Shalom. Yego reka ubanze dusengero gange Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana data wa twese izina ryawe nishimwe. Izina ryawe nishirwe hejuru kuko uri Uwiteka. Muri mbyuzura umukabango ico wamitiyemo ngo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Aya na amahirwe turabakandida yuko dufite ikimenyetso yuko n'ijuru tuzarigeramo. Uri Uwiteka Imana ushoboye byose urera kandi urakiranuka. Tugushimiye uburinzi bwawe watugiriye. Waturinze umwaka utangira tugezemo hagati. Tugeza ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu. Wabanye natwe waturinze ibiza n'ibizazane. Izina ryawe nirishimwe. Tukiri mu isi dufashije mu ntambara. Ariko Kristo urugamba ni wowe uruyoboye kandi tuzanesha. Kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Reka Kristo uri Uwiteka ushoboye byose. Nsengeye kino kiganiro. Reka abamarayika bawe buruka baterane natwe. Nukuri ijuru rifunguka ku bwacu. Tubohoje ikirere cyacu, tubohoje ikirere kizima. Kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Dusengeye ibyacu n'abacu, dusengeye inshuti n'abavandimwe, abo tuzi nabo tutazi kugira ngo barengere, abarakibona barengerwa nawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego ndi kuvuga nturi umuhanuzi Imana iri gukoresha harabo hanuriye birasohora ntinanjye ari do wampanuriye ntago birasohora ariko ndategereje. Nsabwiki hariho burani byasohoye. Ubwo naguhanuriye nta kimwe cyasohora. None si mama ngo byarasohoye nakubeshya. Oya pe. Byarasohoye. Oya pe. Hari byasohoye wambwiye. Ibihe Ego nase tubivuga kuri kamera. Bitwaye iki byacu si none si ku karubanda. Twisengere. Twisengere bwo no kugira ngo nkoremo amagambo. Oya pe. Oya nje byamanure ntago birasohoye. Bantu b'Imana ko nkudakundaga gutebya twivugire. Ahubwo nsabwiki kugira ngo bisohore. Byarasohoye ariko ngenda bizi ko ari byasohoye. Imana isezeranya yarangiza igasohoza aho umuntu yabonye nta nzira. Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu. Mana shimwa
himbazwa amamara niwo gusa ukwiriye shimwa kandi uhimbazwe isi yose ikumenye amen 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 turacyaburana oya kandi nagutsindishije ijambo ngo Imana isezeranya zigasohoza no sinjyagize ngo ndi kuvuga ko Imana yacu isezeranya ntisohoze oya iryo jambo ntiryanamva mu kanwa ozi yego ijambo ry'Imana tugiye gusoma ugiye kumbera Yona ngo ndagutsindisha amagambo y'Imana ugiye kumbera Yona oya njyewe warampanuriye rega mbifite na odi oya hariho n'ibyasohoye kongora udereka ku no si birasohora sinabimenya kandi warambwiye ngo bino nibi byagenze gutya nibi byagenze gutya nubwo atari byose ariko hari ikimenyetso yego none rero ugiye kumbera Yona oya ntabwo ndi Yona muri Yona 2 muri Yona 2 ntabwo twahita tuhasoma Yona ariko yewe Imana imbabarire kwibagirwa cya kintu cyatumaga ndi kugenda ndi kuruha ubu ngifite mu rugo kandi warabaye Yona Yona yarasenze asengera mu nda y'urufi Yona yarumviwe gusenga biranesha imbaraga z'amasengesho zisenya ibihome imbaraga z'amasengesho zisenga ibihome hari ibihome byasenyutse Imana ishimwe amen nubari ibindi ntegereje nyine ngemba ndi kuguyaguya uganga ndebe yuko wampanurira n'ibindi ariko uzirata kubaho twifitiye ejo hazaza tuhazi we ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera nukuri ariko hashobora no kuba heza hashobora no kuba habi hashobora no kuba habi arije nkubwira uzikari cyose ngaga niyo wasenga tibyayibuza gukurikiza nimero ariko ari Imana ikudepasaga yego iyo uzarebera kugera mu muhanda ubundi abaganda baravuga ngo ni jam habaye jam nyinshi mu gifaransa na mbuteyage umva hari ukuntu Imana ikudepasaga iyo hari akavuyo k'abantu ariko uwiteka dodaravuze ngo uwiteka yarandondo yaramenya ngazi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye ngo kandi amenyere kuri ibyo nibyira bya bindi byo wibwira mu mutima wawe nge ntazi uwiteka warabizi hari akantu nibutse agake ibyo byo kuvuga ngo ibya Yesu ni ku murongo nyine ngo igomba gukurikiza nimero ngo itakugezeho hari icyo nzi gituma Imana ikudepasa nyine nakubwiye ngo iyo habaye jamu cyangwa mbuti yaje yego Imana irakudepasa hari ukuntu ikudepasa ndabyibuka nta kindi kibidushoboza ni ugusenga Esteri hari kondisiyo yuko agomba kujya imbere y'umwami uko yamutunze inkoni nyine akaba ari bwo amuhaye uburenganzira bwo kugira ibyo avuga yego barangije barasenga amasengesho y'iminsi 3 batarya batanywa biburizamo byigiza hino imigambi y'umwami Esteri amugeze imbere amutunze inkoni ati urashaka iki kandi igihe cyo kubonana nawe cyari kitaraga kandi umwami watatunga inkoni byabaga bisobanuye ngapfe yego uwatungaga inkoni yabagasobanuye ngo ni yamasengesho asenya ibihome imbaraga zo gusenga imbaraga z'amasengesho amasengesho tumureba nawe utarurareba amasengesho akaguhereza jumere ukareba amasengesho akwinjiza mu kazi amasengesho kubakira urugo rwarasenyutse amasengesho tumubyara wawe uri ingumba amasengesho arakora amasengesho tumushaka nukuri amasengesho imbaraga z'amasengesho zisenya ibihome zarangiza zikabifatamira zikabisenya nukuri imbaraga z'amasengesho amasengesho atuma dutunga n'amasezerano nibyo tuzabazo by'ibihe bizaza kubera amasengesho kubera twasenze nukuri amasengesho yatumye Moridekayi ava ku irembo ry'ibwami amasengesho atuma Hamani amanikwa
cya Moridekayi. Nukuri. Kandi ngo yabaje igiti kirekire. Imbaraga z'amasengesho. Agaciro n'amasengesho. Nukuri. Imbaraga z'amasengesho zituma ene wa Jezi dotayi gerere mora shayini gerere. Jezi ene modorayi. Imbaraga z'amasengesho zituma twitwa amazina akomeye. Twaturi ibicibwa. Tutakwibukwa. Ariko imbaraga z'amasengesho ziraduterura zitwita abahanuzi kubera imbaraga z'amasengesho. Amasengesho y'igihe kizaza. Amasengesho atuma tubaho. Amasengesho atuma witwa umubyeyi wari uri ingumba. Amasengesho aguhindurira amateka. Nukuri. Amasengesho atuma witwa irindi zina kubera imbaraga z'amasengesho cyane. Amasengesho atuma ubona bakwe ntabako wari uzabona. Amasengesho atuma ubona bakazana ntabakazana wari uzabona. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Amasengesho atuma amasengesho akwambura ibigunira by'ubwirabure reka kwambika igishura cy'umwenda. Nukuri. Amasengesho ya Dawidi yamwambuye igishura cy'ubushumba imwambika igishura cy'ibwami. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho. Nukuri. Aya amasengesho byatumye Sawuli ava ku ngoma bimika Dawidi. Nukuri. Imbaraga z'amasengesho. Izo. Amasengesho yatumye wa mupfakazi Obadiya abana be bataja guhakwa. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo umwishuza yaraje ngarabanga agiye kubajana babahera bahake. Imbaraga z'amasengesho zituma bataba bahake. Imbaraga z'amasengesho zishurira Obadiya. Abana babaho. Haleluya. Amen. Baja mu mashuri kubera imbaraga z'amasengesho. Nukuri. Isengesho rirakora. Isengesho rirakora. Kandi shango Obadiya ngo Obadiya ngo yaragaburiye abahanuzi ngo yaranabashana mu buvumo imirimo. Haleluya. Imurimo ikora nizaguherekeza. Nukuri. Mbese ntiwafashaga ugahura n'umutubuzi ukabasuzongera gufasha. Mbese ntiwasengeraga abantu wahura no guca intege ukabasuzongera gusengera abantu. Imbaraga z'amasengesho ongera usubire ku isoko. Amasengesho atumye Ezekiya yerekeza ivure. Yamara kwerekeza ivure Ezekiya akongera akabaho. Ngo ku myaka yo kubaho ngo nkongera imyaka 15. Kandi Yesaya ijambo ryaratubwiye ngo Yesaya yari yagiye ngariko Ezekiya ngarangije ngahinda umushitsi ngarangije aravanga reka nsenge. Amasengesho arakora ngarasengera bangu Uwiteka ibuka ko nahoraga imbere yawe. Haleluya. Nibuka ko nahoraga imbere yawe ngo ibyo bigutere gukora ngo nuko ijambo ryongera gusubira kuri Yesaya ngageze hagati mu murwa mbwirira mubwira ngo genda ubwire Ezekiya ngo gusenga kwawe kwagize ute kumvishwe ngo ku myaka yawe yo kubaho ngo nzongeraho imyaka 15. Kandi nasomye ijambo rirambya ngo imyaka 1000 ngo ni myinshi kuri twe ngariko kuwiteka ngo ibuhane n'umunsi umwe gusa. Imyaka 15 z'Imana urazizi wagize ngo nuko 2023 oya. Amasengesho arakora. Amasengesho yatumye Hana heka umwana aheka Samweli. Ayo n'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zisenga ibomba. Amasengesho yatumye Sara yitwa umubyeyi. Haleluya. Amen. Hagayi yaramugeretse. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga zirakora. Imbaraga z'ikindi gihe. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zirakora. Imbaraga z'amasengesho zirigwatiriza. Amasengesho arakora. Nukuri. Amasengesho arakora. Imana idakiranyirwa ngo yibagirwe imirimo. Yumva imirimo y'amasengesho. Haleluya. Amen. Yumva amasengesho arakora. Amasengesho azura bapfuye. Haleluya. Kandi nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo nimba bapfuye bazuka ngibirema bikagenda ngo nibyawe biroroshe.
haleluya, ngo niba bapfuye bazuka, haleluya, n'ibirema bikagenda, ibyawe biroroshe kugutabara, haleluya. Imana nta bizinesi ifite ku isi, inyungu ifite niyo kukugira neza ikagutabara. Kandi uyu mugabo iyo mwagiranye communication birarya, yego birarya, wahura n'umusherisheri akakurangira ikintu, ariko Imana akazi yakurangiye, Imana ibyangombwa yaguhaye ntibigira ingaruka, haleluya. amen. Hari abaduha imigisha ariko zikazagira ingaruka bakaducurira. Imana mwibuka ko idaducurira. Amasengesho arakora, amasengesho arazura, amasengesho azuye Lazaro, amasengesho Imana Yesu yagiye gasanga umwana wa Yayiro yapfuye, imbaraga z'amasengesho zikagira ute, zikamuzura. Amasengesho Elisa yasengeye wa mwana w'umudamu we yabyaye mu gihe bigitunguranye kubera ko yamukoreye agafu k'ubugari k'umutsima, haleluya, haleluya. Mbese ni murimo ki uzibutsa Imana ku munsi mubi? Abandi ko barangije gukora kandi weho ugize ute, weho ucicaye. Mbese umuntu kubera iki yagutumye udafasha, umuntu kubera iki yatumye udasenga, umuntu kubera iki yagukereje? Reka gukerezwa n'abantu, hari Imana ishoboye byose. Amasengesho, imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zituma wari witwa nyakwigendera ukongera ukitwa umuntu wo kubaho. Yego, imbaraga z'amasengesho zirakuzura zikagukura muri koma, zikagukura muri moruge. Imbaraga z'amasengesho, haleluya, imbaraga z'amasengesho. Ngiye nigeze gusengera umuntu w'umusazi wina, urumva yari yasaze. Ngenda musengera nari natwite, nari nkwita uruga. Hasigaye we yarashaka kunkubita umugere wo munda, turasenga. Ubu ngubu iyo duhuye aravuga ati rwose urimo umwuka w'Imana. Ngiye n'ubwonko ntabwo wari wantererana ngo nankwe, aturemera ukanansuhuza, icyo gihe ingize ute ndanakigushimiye. Imbaraga z'amasengesho ziko zirukana inyatsi, imbaraga z'amasengesho ziko zirukana kanseri, imbaraga z'amasengesho ziko zirukana asima, imbaraga z'amasengesho ziko zikiza sida cyane. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho isengesho rirahiga. Isengesho ni umuhigi ukomeye, haleluya, ni umuhigi ukomeye. Nubwo abisaramba ari abatunzi bafite iby'igihe gito, ariko isengesho ni igihe kirekire. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza, ntabwo ari umubi. Nukuri, haleluya. Mbese ntiwabaye Yona? Ntiwanze gukorera Imana, ntiwanze gusenga, ntiwanze kuyihamya, haleluya. Ntiwanze kugira ute kuyihamya. Tugiye gusoma muri Yona ibice 2, umurongo waho wa 7. Haravuze ngo umutwe w'abagabo ngo Yona asenga mu nda y'urufi. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi ni ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, haleluya. Ngo ariko unkurira ngo ubugingo bwanjye muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye, ubwo umutima wanjye wihebaga mu nda nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwahageze mu rusengero rwawe rwera, haleluya. Ngo no gusenga kwanjye, haleluya, zambaraga z'amasengesho kwawe turava, ngo no gusenga kwanjye ngo kwageze ku Uwiteka mu rusengero rwayo rwera, haleluya, amen. Nuko arangije abango aberekeza umutima ku bitagira umumaro n'iby'ibinyama baba bimuye ubabarira, haleluya. Mbese ntiwizeye imbaraga z'abapfumu, wizera imbaraga z'abakonikoni, wizera imbaraga z'abarangi, kandi ubwo wimuye ugira ute ubabarira, haleluya. Mbese ntiwimitse umuhanuzi aho kumwita umukozi w'Imana ukamwita Imana? Kuko ijambo ry'Imana yaravuze ngo hari abo Imana yahaye n'intebe bayinayihagarara hejuru, haleluya. Mu gihe cyo kuyicaraho bayihagarara hejuru,
haravuze ngo ariko njyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe kandi nzahigura umuhigo wanjye agakiza gaturuka ku Uwiteka. Haleluya. Amen. Mbese ntiwahize imihigo? Mbese ntiwahigiye Imana kuzayikorera? Haleluya. Ukaba wararambitse isuka? Haleluya. Mbese ntiwabaye nka wa muntu ugera kuri YouTube yarangiza agafungura gusa ntiyumva akagenda? Ukamera nka wundi wicaye mu rusengero akumva umubwiriza butumwa, akareba umubwiriza uhagaze ku ruhimbi, yarangiza akamunenga agatangira kwikoresha ibyo bashaka, ntihagire ikintu bibabwira ko bafite ibyo bakenyereyeho. Mbese ntabyo ukenyereyeho? Haleluya. Mbese nta kintu ukenyereyeho? Ntabwibone nta kintu ukenyereyeho? Mbese ntiwimuye Imana, ntiwanze kuyikora, ntiwanze kuyisenga? Ariko ngo Yona reka twumve ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Amen. Haleluya. Hari ibyo Uwiteka ategetse kugira ngo byongere biruka bisubize umugisha wawe umusozi, bisubiza amahirwe yawe umusozi, kubera imbaraga z'amasengesho. Ngo nuko Uwiteka yongera gutegeka urufi, kandi Uwiteka niwe wababwiye urufi ngo rumire Yona. Haleluya. Hari amasezerano yawe wifungiye, Uwiteka bigiramo uruhare. Ariko ndagutangariza ngo Uwiteka yongeye kuvuga ngo bisuye umusozi mu izina rya Yesu, kuko Imana yo mu ijuru yambyenga amahirwe ya mbere yaragucitse, ya kabiri aragucika, ya gatatu ntago azagucika. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Reka tugane ku musozo nidusaba umukozi w'Imana ugangwa duhe nimero n'ubundi adusoreze n'isengesho. 0788 kadusoze n'isengesho. Yego. Mazi icyo gihe azazira, azasanga niteguye, nambaye gukiranuka, nta ntege nzaba ngifite, nikomeze ku rutare, n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi, ntunganwa n'amaraso ye n'aya masezerano ye, naho napfusha ibyo mfite, niwe musa niringiye. Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka, dutunganwa n'amaraso yawe n'aya masezerano, izina ryawe nirishimwe. Urera kandi urakiranuka, uri bisabo bicungwa n'abarambiwe batashe. Turarambye ntabwo twarambiwe, dutegereje kuri wa munara, imbabazi zawe n'ubuntu n'urukundo n'ubugwaneza, bya bintu tuyoboresha rata papa, bya bindi bizura bapfuye, bya bindi bihagurutse ibirema, bya bindi bikiza kanseri, bya bindi bikiza sida, bya bindi bikiza sima, bya bindi bikiza puresha, bya bindi izina ryawe nishimwe. Urera kandi urakiranuka, uri umutunzi w'imbabazi, uri Imana yacu bwite, uri data ntabwo uri data wacu, uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Ndasenze kugira ngo ubohore, ndabohoye mu izina rya Yesu Kristo, mbohoye imigisha, urufini rwongere ruruke, rushira imusozi mu izina rya Yesu Kristo. Urera kandi urakiranuka, uri nyir'ubutungane, izina ryawe nishimwe. Turacyategereje kuko uri Uwiteka. Reka utange ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwa buri umwe wese mu izina rya Yesu. Amen.